adolescent cyangwa se teenagers ni igihe umwana aba avuye mu gihe cy'ubwana ajya mu gihe cy'ubukuru. Icyo gihe impinduka nyinshi ziba mu buzima bwe, cyane cyane imisemburo myinshi yahinduka mu buzima bwe, ko abona ibintu bigatangira guhinduka, ko yumva ibintu bigatangira guhinduka, ko yafataga imyanzuro bikatangira guhinduka, atangira kureba ibintu bitandukanye yaba kuri televiziyo cyangwa ku matelefone cyangwa ku matableti. Hari ibintu byinshi cyane bihinduka, agira inshuti zitandukanye, abavuye ku kigo kimwe ajya ku kindi, abavuye mu ikabutura agiye kwambara ipantaro ndende yumva yabaye umugabo. Hari ibintu byinshi cyane bihinduka iyo umwana avuye mu bwana ajya mu gihe cy'ubuteenagers. Sorry. Amagambo yarananiye, sinzi niba azavamo umwana muzima, ni ikigoryi, yarahindutse, mama nazaba ikirara, mana yanjye icyo none nzagikora iki koko kizavamo ikintu. Ayo magambo ukwiye kuyareka burundu, kuko umwana wawe nawe ntabwo ari we, ni imisemburo n'ubuzima bwe buri gihe. Hi my lovelies, ndabakiriye kuri indi episode of I Learn You Learn We Grow Together. Nitwa Sandrine, niba uri mushyashya ahangaha. Hano dusoma ibitabo, tukungurana ubwenge ku bintu by'ubwenge, tukaganira ku bintu bitandukanye, tukagirana inama about so many things. Ubushize nakoze ikiganiro turi gusoma ku gitabo gishyashya nababwiye naguze cyitwa The Teenager The Life of Sugarcoat. Tugiye kurebera hamwe ikintu bita addiction, kubatwa n'ikintu runaka. Ushaka kubatwa n'ibiyobyabwenge, ushaka kubatwa n'inzoga, imiti, ibintu byose bituma ubwonko bwawe bukora mu buryo butandukanye n'ubwabone cyangwa mu buryo bugomba kuba bukoramo. Byose tuzabiganira muri kino gitabo. Nari nabasezeranyije rero ko nzagaruka tukinjiramo tureba details zose kuri buri addiction, ku bwoko bwose bwa addiction, turebera hamwe icyo bisobanuye, uko bitangira n'impamvu ibitera. Okay? Ikindi kandi nababwiye ko kino gitabo nazakibereka kubera ko gifite IP issues cyangwa se intellectual property issues. Ntabwo napfa kucyerekana ko nabonze nimba nyiracyo abishaka, kubera ko yanditsemo amagambo akomeye asa nkaho nta muntu umwe muri kugikoresha at all. N'ubu ngubu no kuba nkirifaringaho abantu binteye ubwoba ko bashaka nko kumbona kandiga copyright n'iki. Abantu bose bashaka kugumana original work yabo kugira ngo abandi bantu batayikoresha mu buryo bw'inyungu zabo. So ababizi barabizi, it is IP issues, so much drama, ibintu bishaka kujyana mu nkiko bikagufungisha. I don't want to get involved with that. But turi kwiga kuri addiction mu bana b'abangavu cyangwa se mu bana b'ingimbi. In fact, nakifuje ko kino kiganiro cyangwa se episode ya bino bintu ya addiction irebwa n'abana bari hagati y'imyaka 13 na 19 cyangwa se na 20, kubera ko byabafasha kumenya impamvu bakora ibyo bakora, kumenya ko hano hanze hari umuntu utabacira urubanza, kumenya n'uburyo babivamo, ko nabyo tuzabigeraho. Addiction n'inzoga, kubatwa n'inzoga. Dufite abantu babatwa n'inzoga. Kubatwa n'inzoga bivuze iki? Kubatwa n'inzoga bitangirira he? Bigenda bite? Ni ibihe bintu bishobora gutuma umuntu abatwa n'inzoga? Of course, kubatwa n'inzoga ni igihe umuntu akoresha inzoga, anywa inzoga zirenze ubushobozi bwe kandi agakomeza abikora, ndetse yaba atanazinyweye akabura amahoro muri we, akananirwa no gukora ibyo agomba gukora kubera ko atanyweye inzoga. Bigenda bite kugira ngo umuntu atangire kunywa inzoga? Umuntu atangira kunywa inzoga iyo umwana akiri umwangavu. Ashaka gutangira kunywa inzoga nko kugira ngo yumve uko bimera, nk'imikino, yumve uko bimera. Bura gutsinda bimera bite? Amatsiko, kanumva uko bimera. Ndamubona papa wanjye anywa inzoga, kanumva uko inzoga imera. Bikarangira aho gake bikarangira atwawe nazo. Nk'uko nabivuze ubushize, ubwonko bw'abantu buratandukanye. Hari ubwonko bugira imbaraga n'ubwonko bugira intege nke bitewe na lobes. Ibyo narabisobanuye muri video y'ubushize. Ko nanone ushaka kuba exposed ku biyobyabwenge, nanjye nkaba exposed ku biyobyabwenge. Exposed no ngo twembi wenda tukabikoresha ari ibiyobyabwenge bimwe mu gihe kingana, tunganya imyaka, kandi nabyo tukabifata mu rugero rungana. Ariko wowe bikarangira bikubase, ngewe ntibimbate, bitewe n'ubwonko bwacu, imbaraga z'ubwonko bwacu. So umwana ashaka gutangira anywa inzoga nk'imikino, yumve uko bimera, yumve uko kunywa inzoga bimera, yumve uko itestinga, bikarangira agendaniye ko akomeza yinywa akisanga ari ikintu agomba kunywa mu buzima bwe bwa buri munsi, adashobora kwiga, adashobora gukora atanyweye inzoga. Nk'uko nabivuze,
bahindura inshuti iyo bageze mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi. Akenshi abavuye muri primaire agiye muri segonderi abona inshuti nshyashya, abura n'inshuti nshyashya. Bigenda bite? Hari ugusanga cya kigare cy'abana bati dusheta, uranywa inzoga we wazinywa, bagatangira gusheta. Wanywa rino cupa ukarimara, okay unyweye byeri, wanywa si ikanyanga, uzi ikarata, reka dushete, akaba aranyweye, bikarangira imubasi. Gusheta hagati y'abana mu rungano, of course nari nabivuze ubushize ko peer pressure cyangwa se inshuti mbi ni igitutu cy'inshuti, bari ibintu bishobora gutuma wisanga muri addiction. Gusheta rero hagati y'abana kandi barabikora cyane, bishobora gutuma umwana atangira testinga, atangira yiyemera ku bandi ko abishoboye, bikarangira afatiwemo. Kubera iki? Afite gukomeza kuzinywa kugira ngo akomeze abereke ko akaze, ko arenze. So icyo nacyo ni ikintu gishobora gutuma umuntu afatirwa muri addiction kandi yabitangiye ari ibintu by'imikino. Ikindi ni ababyeyi baha abana babo inzoga. I can't believe. Hari ababyeyi muri minsi banumarayizinze cyangwa se basigaye bafata nk'ibintu bisanzwe, gufata byera agasomya ku mwana w'imyaka 2, umwana w'umwaka, umwana w'imyaka 5, kamusomya ngo yicanywe imyanda, ngo byica inzoka, ngo biramufasha, ngo nta kintu bitwaye, ngo reka tumuheho. Nabivuze ndongera mbivuge ko ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga binjira mu bwonko bw'umuntu cyane cyane akiri mutoya, ubwonko bwe butarafata imbaraga. Wibuke navuze ko no mu bantu bakuru ubwabo hari igihe imbaraga zacu bazitanga nazo ubwonko, twariyakitinga mu buryo butandukanye. Noneho umwana we ni itegeko ko n'ubwonko bwe ni ikintu kigaragara kiri obvious ko ubwonko bwe buba butarafata imbaraga. Izanzo gucye zikora n'iki, ziragenda zikinjira mu bwonko bw'umwana, zikica chemicals cyangwa se nahita nk'imisemburo ifasha gukuza ubwonko bw'umwana, ikayisimbura, ikayica intege. Umwana agatangira kujya atekereza no gukora uko yanyweye inzoga. Ababyeyi baha abana babo inzoga bakiri batoya, ndabinginze namushaka ko mupfukamira, ndanabapfukamira. Ibyo gusomya umwana ku inzoga ngo ntacyo bitwaye, ngo iramwica, ngo yica inzoka, ngo ntabwo azarwaye inzoka kuko yanyweye kuri kanyanga, mubireke. Niba mushaka ko mupfukamira nzabikora, but please stop. Generasiyo igiye gukurikira ari abana bateye ubwoba, abana binyarira mu muhanda, barara muri za ruhurura. Kubera iki? Kubera bino bibazo. Hari n'abantu bajya mu biyobyabwenge nk'imikino cyangwa se batangira kunywa inzoga kugira ngo bagaragaze ko ari abantu b'abagabo. Muri iki gitabo uyu mugore yagaragaje urugero rw'umwana w'umuhungu wageze muri kaminuza mu wa 2. Kaminuza abona ko ingu aranakuze, ntabwo ari umwangavu, ariko ataranywa inzoga. Ngo waba habaye ibirori ngo papa aramubwira ati fata byere, unywa, ati njye kare kanjye sinywa byere. Atuzikura ikigoryi, uri umuntu w'ikigoryi, utari n'umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo utanywa inzoga ni umusazi. Aho ati ye papa aramwe ntabwo ndi umuntu w'umugabo kanangire kwinyweraho. Atangira anywa gutyo, birangira agiye muri rehab. Be very very careful. Muri iki gitabo bavuze ngo no one is safe from alcohol addiction unless you take care of yourself. Alcohol addiction ni addiction ishobora kugufata at any age, ku myaka yawe yari yose. Ntabwo ari ukuvuga ngo abana bato, ngo abangavu, ngo cyangwa abantu bakuru. Nanjye ngana gutyo nshaka gutangira kuzinywa bikarangira mfatiweyo burundu, kwikontorora bikananira. So be extremely careful. Uwo mwana uri kumva yatangiye abikora ngo agaragaze ko ari umuntu w'umugabo, proving kuri papa ko ari umuntu w'umugabo, atari imbwa, atari ingegera. Byarangiye ubuzima bwe burangiye muri rehab. So dukomeje twihuse, ni ibiki bigaragaza ko ufite alcohol addiction? Ni bihe bimenyetso bigaragaza ku muntu wabaswe n'inzoga ku rwego rukomeye? Icya mbere, nimba wisanga igihe cyose wongera ingano y'inzoga wanywaga, cyangwa se ugatanya kuzivangavanga, ugatanya kongera ingano, ko bukene ko bwije wongera ingano, ni ikintu kigaragaza ko ufite alcohol addiction. Kubera ko ubundi umuntu muzima unywa inzoga bisanzwe ntabwo yakabaye yongeza ingano yiyanywa uko yiboneye kose. So kongeza ingano cyangwa se quantity y'inzoga unywa ni ikintu kigaragaza ko utangiye guhinduka umusinzi ruharwa. Icya kabiri ni abantu bakunda kwigamba ngo ngiye ngo ntabwo inzoga zamfata, ngo ngiye ngo rero nanywe icupa rya kanyanga ntabwo inzoga zamfata, ngo ngiye ngo uzi inzoga ngo uziko ngiye nanywa byeri 15, ngo ngiye ngo utuntu nkwe ngo reka ngo utuntu tw'abana batoya, ngo utuntu ndatunywa natwara nkavanga nkajya Bugande. Niba wirisanze uri wa muntu inzoga zitagipfa gufata, unywa inzoga nyinshi ariko ukumva ntizigufata, ni ikintu kigaragaza ko ubusinzi bwawe bumaze kugera ku rwego ruteye ubwoba. And please seek help. Shaka ubufasha, ko ubufasha burahari.
okay? Nimba uri umuntu wisanga unywa inzoga mu masaha adakwiriye, nabyo bigaragaza ko ubusinzi bwawe bumaze kurenga intera, wageze kuri alcohol addiction. Ugasanga unywa inzoga mu gitondo mu masaha y'akazi, nta masaha ugira yo kunyweramo inzoga, nta munsi ugiye kunyweramo inzoga, upfa kunywa inzoga igihe icyo ari cyo cyose uboneye. Njye hari abana nzi niganye nabo bakubwira bati urangiye nje mu ishuri ntananyweye nta nubwo numva ibyo bari kuvuga. Cyangwa se bakakubwira ati mu ishuri igihe buriya nta kintu kimwe mba numva. Uzi ko ntanyweye inzoga buriya ntanabasha gukora akazi neza. Akabyuka mu gitondo saa moya za mu gitondo ugasanga yiciriye ikimitsi cyangwa kikanyanga. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko umaze kugira alcohol addiction nimba unywa inzoga mu masaha adakwiriye. Ikindi kintu kizakwereka ko ufite alcohol addiction ni mu gihe udashaka gukora ikintu na kimwe, udashaka guperforminga your daily activities cyangwa se responsibilities utanyweye inzoga. Utangira kugira icyo bita alcohol dependence. Alcohol dependence ni ukuvuga ngo niyo ntwaro nyine ufite, nibwo bufasha bwonyine ufite, utayibonye ntubasha kugira ikindi kintu ukora. Ugomba kubanza kunywa inzoga mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora. Utanyweye inzoga performance yawe ntabwo iba ari nziza. So ibyo nabyo ni ibintu bishobora kwereka yuko ufite alcohol addiction. Ikindi ni igihe utangiye kwanga kujya ahantu hatari inzoga cyangwa se kwanga inshuti zitanywa inzoga. Ugasanga bagutumiyemo ubukwe atewe, yewe buriya bukwe bw'abakristu reka ubukwe butazamana byeri ntaho najya. Ukanga kujyaho simply kubera ko nta nzoga ziriyo. Bivuga ngo ntabwo utekereje izindi activities zaba ziriyo, kwishimira umugeni cyangwa umukwe, ibirori, iki, umutwe wawe uri gutekereza inzoga kuko nta nzoga zaba ziriyo ntabwo nzajyayo. Ugatangira kubona inshuti zawe ziraboring, ukabona inshuti zawe zitanywa inzoga cyangwa zinywa inzoga nkeya, ukabona nta kigenda cyabo, nta kintu bakigufashije. Ibi byose ni ibintu bigaragaza yuko ufite alcohol addiction. Ikindi ni ukurakara mu gihe inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bawe batangiye kugira inama. Batangira kukubwira uburyo unywa inzoga nyinshi, batangira kukubwira ukuntu utangiye gukabya, wakabaye uhinduka ukarakara. Kubera iki? Uri kubona ari ibigoryi, wowe uri kwigeranya n'abandi bantu basinzi bagenzi bawe, uzi basinda bakamera nabi, bateye ko nk'aba bantu n'abasazi. Ubuse baranyita umusinzi bari babona kanaka, ubuse nyene namera nka kanaka, banyita umusinzi bate? Ukaba defensive, ugatanya kwidefanda cyane ugaragaza yuko wowe utanywa nyinshi. So ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko utangiye kugira alcohol addiction. Ko umuntu afite alcohol addiction arumvira, cyangwa se niba butemeranyije nawe byibuze ukagira umwanya wo kujya kubitekerezaho ukavuga uti okay babimwese bura koko nibyo, ugatangira kwicocora. Kandi ukamenya ko abo ngabo uri kwigeranya nabo basinze uruharwa, nabo batangiriye aho uri. Byatangiye gutyo gakeya, banywa gake bakagira ngo nta kintu bitwaye, bakagenda bongera ingano nk'uko nabivuze, umubiri wawe ugera ahantu uhinduka nk'ikinya. Ibyo ngenda bizi. Uyu munsi ushaka kunywa na byeri imwe nkahita nsinda, ariko hari igihe mu myaka 5-6 ishize nanywaga byeri 15 cyangwa nywa icupa rya rikeri, umubiri wanjye warabaye ikinya kubera inzoga nyinshi nanywaga. Gusa byose birashoboka iyo uzirekeye, umubiri wawe urongera ukidetoxinga, ugahinduka umubiri muzima udafite high alcohol tolerance. Okay? Icyanyuma ndibusoze ushaka kwereka yuko ufite alcohol addiction ni igihe utangiye kugira ipfunwe, isoni no guhishira ko wanyweye inzoga, cyangwa se utangira kubeshya ngo wanyweye icupa rimwe kandi wanyweye 5, ugatangira guhisha munsi y'igitanda, ugatangira ipfunwe. Kuma ntabwo uri proud yo kwerekana ko uri kunywa inzoga na quantity wanyweye uko ingana. Ibyo byose ni ibintu bizakwereka yuko umaze kurengera, kuko ibyo unywa bibaye ntacyo bitwaye wabyerekana nta kibazo. Cyane ko abantu bose banywa inzoga ntabwo ariko bose bafite addiction. Abantu benshi cyane banywa inzoga kandi ntabwo bivuze ko bafite addiction, ariko iyo bimaze kurenga aho bigomba kugera biba bibaye nabi cyane. Bibaye ari ibintu biri normal wanywa mu ruhame nk'uko abandi bose bazinywa, ariko utangiye kugira ipfunwe, utangiye guhishahisha, gushyira inyuma y'igitanda, gushyira inyuma y'iki, ubeshya ngo wanyweye nkeya kandi wanyweye nyinshi. Moving on, tugiye kuvuga kuri addiction y'imiti. Gukoresha imiti ku buryo bihinduka addiction. Nayise imiti ntabwo nayise ibiyobyabwenge. Mu Rwanda tubyita ibiyobyabwenge, ariko iyo umuntu avuze ngo mu Rwanda, iyo umuntu avuze ngo umuntu yanywa ibiyobyabwenge bahita bumva urumogi, cocaine, ice, mugo, biki n'ibindi. Ariko ntabwo ubundi ari byo.
ahubwo ibintu byose ndi kuvuga byose babyita ibiyobyabwenge, yaba ari alcohol twavuze, addiction. Ijambo addiction ni ikintu kikugira imbata yacyo ku buryo kikuyobya ubwenge. Muri iyi kese yongeye kuvuga ibiyobyabwenge muri fomu y'imiti. Mu miti niho dusanga urumogi, niho dusanga izo mugo, niho dusanga kokeyine n'indi miti myinshi cyane itandukanye, harimo n'imiti yo kwa muganga. Pay attention to this. Harimo n'imiti yo kwa muganga. So muri iki gitabo uyu mugore yasobanuye addiction y'imiti ko ari igihe ukoresha ibintu biri chemical cyangwa se ibintu by'imiti byinjiza mu mubiri wawe kugira ngo bihindure uko umubiri wawe wakoraga, biguhe feeling itandukanye niyo wari ufite. Tuvuge nk'urugero, niba ndwaye umutwe nkanywa paracetamol cyangwa se ibuprofene, uwo ni umuti mba nyweye uba uri wihita uhindura uko nibwumve meze. Wa mutwe nari mfite mpita numva ntawe ukirimo. Nyamara ubundi abahanga mu miti bavuga yuko uriya mutwe nta namwe uba ugiye, nta namwe uriya mutwe uba ugiye. Ikintu kiba kiri kugutera umutwe ntabwo uba ukivuye, n'umutwe ntabwo uba urekeye kukurya, ahubwo iriya miti yinjira mu mubiri wawe kugira ngo ihindure ubwonko bwawe buyobye, ibuvane mu kugufokasinga ku buribwe uri kumva, bufokasinga ku kindi kintu. Niyo mpamvu uhita wumva ububabare bugiye, ariko ntabwo burya buba bugiye, buba busigayemo. You understand? So bivuze ngo uyu muti uba winjiye ngo uhindure uko wiyumvaga n'uko wumvaga umeze. N'ibiyobyabwenge bindi rero tuzi nk'urumogi, za mugo na kokayine, nabyo niko bigenda. Iyo bifashe bihindura uko wiyumvaga, bihindura uko umubiri wawe wumvaga, bihindura uko ubwonko bwawe bwatekerezaga. You understand? Niyo mpamvu addiction y'imiti yayise ko ari igihe ufashe imiti ituma wiyumva bitandukanye n'uko wari umeze mbere, ariko ugatangira kuyifata mu rugero rurenze. Mu yandi magambo, addiction y'imiti ni igihe ukomeje gukoresha ya miti kugira ngo ikomeze guhereza ya feelings cyangwa se kwa kwiyumva ikuzanira. Hari umuhanzi witwa Jackie Chandiru w'umugande, yabaga muri groupe yitwaga Bruce Lee irimo Lilian Mbabazi na Cindy, akaba wa gatatu yitwa Jackie Chandiru. Uwo mukobwa yabaswe n'ibiyobyabwenge mu myaka yashize, birangira nyine binavuzwe mu binyamakuru n'abantu baranamurakarira ngo yabaswe n'ibiyobyabwenge, kuririmba byaramunaniye kandi aririmba neza cyane. Ejo bundi ahangaha ahakiriye ko yagiye muri rehab imyaka myinshi, ubu ngubu yarakize, ntabwo arakira neza ariko byuzuye uyu munsi ameze neza. Nibwo yakoze ikiganiro ndakibona ndumirwa. Nari nzi ko anywa nka mugo cyangwa kokeyine cyangwa iki, ko abantu ntabwo baba babisobanuye neza, ariko yavuze ko byatangiye umugongo umurya, ajya kwivuza bamuhereza imiti ivura umugongo, birangira abaye addicted kuri iyo miti. Ngira ikibazo cyo gusinzira, ngira ikibazo cyo kunanirwa gusinzira. Ejo nagiye kugura imiti yo gusinzira ariko ntaciye kwa muganga. Ntabwo nari mfite prescription na muganga yanyandikiye. Ndavuga kandi napfa kwinjira muri farumasi ndeye ko bayimpa. Ndangije mpfa kugenda njya kuyisaba, ariko farumasi abanza gutinya kuyimpa. Birangira yimpaye, ariko ayivanye hasi ahantu mu kanuze mu gaturuwari. Arambwira ngo genda ngo imwe, ariko ngo making sure ko utaba addicted kuri yo. Nahise nzanywa kamwe mpita nyijugunye, kuko namaze kumva ubuhamya bwande bwa Jackie Chandiru. Hari imiti utangira ukoresha bikarangira ikugize imbata yayo. So ni ibiki bitera kuba umuntu yakisanga muri addiction? So ni ibiki bigaragaza ko ufite addiction y'imiti? Ni igihe ukomeje gushaka ya miti waranakize, cyangwa se niyo yaba urumogi kugira ngo ikomeze guheza ya feeling ushaka. Ni igihe wisanga utabasha gukora imirimo yawe ya buri munsi kereka wanyweye iyo miti. Ni igihe wisanga ukora ibintu utakabaye ukora, nko kwiba kugira ngo ugure iyo miti. Ni igihe wisanga uyigura ukayigura n'amafaranga nyuma wari ufite mu nzu, nta n'igiceri uri busigarane. Ni igihe wisanga iyo uyinyweye ukora ibintu by'amasikandara akomeye, ugafata risike zikomeye, ugatangira gutwara imodoka n'ibindi byinshi abantu bakora banyweye bari under influence. Ni igihe wisanga umara umwanya munini, igihe kinini ubishaka, nta mahoro ufite, ibitekerezo byo kubushaka iyo miti bikakuzura mu mutwe ku buryo udashobora no gupayinga attention ku kazi kawe cyangwa se mu ishuri.
addiction y'imiti ni addiction tukwiye kwitondera kuko ibase cyane urubyiruko, ibata abantu benshi bikarangira tubabuze burundu. Addiction ikurikiyeho ndibuvugeho ari nayo ndibusorezeho uyu munsi ni sex addiction. Yes, buri abantu baba bafite addiction yo gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga byarakomeye. Byari umugabo nzi ahantu bajyaga bavuga ngo afite ngo akantu ngo kamukirigita, gashobora gutuma adatuza. Iyo abantu bamva bavuga ngo arongora ipusi n'imbeba, ngo kereka hatari umwobo ni hatinjira. Sex addiction ni ikintu tugomba kumenya kandi tukacyitaho kuko nayo ni addiction ikomeye cyane. So sex addiction ni igihe ibitekerezo byo gukora imibonano mpuzabitsina bidashobora kuva mu mutwe, igihe cyose wari ubitekerezaho ari cyo kintu cyonyine umubiri wawe ushyugumbira gukora ku buryo kwifata bikunanira. Iyo niyo sex addiction. Abantu bafite sex addiction baryamana n'abantu bose. Niba abantu bashaka kwishyura indaya ngo babahe amafaranga kugira ngo baryamane nabo, bakunze no kuba muri group sex cyangwa se kuryamana n'abantu barenze umwe icyarimwe ako kanya. Ni abantu usanga sex addiction cyane no kuza muri form yo kwikinisha igihe cyose. Sex addiction ni igihe uba ukunda kureba amafoto y'urukozasoni cyangwa se hari n'ibyo bita sex exhibition mu bazungu bibayo. Imurika ry'ibikorwa ariko by'ibintu bijyanye na sex, nk'uko ubona expo isanzwe mu Rwanda bagakora expo ya sex, ugasanga ibyo nibyo bintu ushaka kwitabira, ufollowinga abantu bambaye ubusa kuri social media zawe n'ibindi. So sex addiction igaragara gute cyangwa se iterwa n'iki? Nimba ibitekerezo bya sex, guhora utekereza kuri sex, ku mibonano mpuzabitsina, kuri buyikore, uko ikorwa, ibyo wakoze ejo, bibata umutwe wawe ku buryo nta kindi kintu cyinjiramo cyangwa ku buryo bikugora concentratinga mu mirimo yawe ya buri munsi, iyo ngiyo ni sex addiction. Icya kabiri ni igihe wisanga wikinisha kenshi, inshuro nyinshi ku munsi cyangwa se kenshi mu buzima bwawe. Abantu bagira sex addiction bagira n'ipfunwe, bagira isoni. Ibintu bakora kubera gushaka imibonano mpuzabitsina cyane bibatera isoni n'ikimwaro. Njyewe nk'uwo muntu ababwiye nzi bavuga ngo afite akantu ngo kamukirigita muri we batuma atifata, yateje amaskandari menshi mu muryango we. Abagore benshi bakaza bakamutukira ku kazi, bakamukubita, bakamutera amabuye, wanteye inda, warandongoye ntiwanyishyura, n'ibiki. So ibintu uba ukora kubera gushaka imibonano mpuzabitsina cyane bigutera ipfunwe, bikakuzanira ikimwaro mu buzima bwawe. Sex addiction uzayibonaho niwisanga uri wa muntu ushaka kujya mu maklabu ayo bita stripping club. Aya maklabu sinzi na mu Rwanda haba, ariko nanga mu Bugande neza kumva ngo yari hari y'Abanyarwanda nuko bayifunze. Ariko ni za club abantu babyina bambaye ubusa buri bakora ibintu by'urukozasoni. Sex addiction uzayibonaho nimba uba wumva na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina itongera ukabishaka, na nyuma yo kongera kubikora ukumva urabishaka, ugasanga nta n'igihe ugire cyo gutuza. Iminsi 30 kuri 31 uhora utekereza kuri sex, nta munsi umwe ushaka kugenda udashatse sex kandi mu buryo buri too much, buri intense muri wowe. Ufite sex addiction nimba wisanga mu maskandari ya sex, nko kwisanga ugafasha abantu ku ngufu. Hari abantu dufite bafata abana b'abandi ku ngufu, abana b'impinja bakabafata ku ngufu, cyangwa se ukisanga urunguruka abantu, umuntu akajya gukaraba ukabona umuntu ari kumurunguruka. Ayo ni amaskandari abagabo hano hanze bakora kubera sex addiction. Kumva ufite muri wowe icyuho cyangwa se emptiness muri wowe, nta muntu umwe ubasha kuyuzuza, umeze nkaho ukunda abantu ariko wowe muri wowe wumva ufite irungu, wumva uhunga abantu, wumva ushaka kubaho wenyine. Ibyo nabyo ni ibimenyetso bishaka kwereka ko ufite sex addiction. So please ndi gusoza, mureke tube aware of sex addiction, addiction y'imiti, addiction y'inzoga, kugira ngo tubirinde abana bacu, natwe bacu tubyirinde. Kandi gake gake ko tuzakomeza tugenda dusoma kino gitabo, nzanabereka ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo arenge addiction mu buzima bwe. Ndasoreza ahangaha, bifurije umunsi mwiza. Nimba wumva ushaka gukomeza kino gitabo cyangwa se hari umuntu wifuza ko kurikirana kino gitabo, ushaka kumusangiza iyi video, ushaka kudutera inkunga, uduha subscribe, ukatubaza muri comment ikibazo cyose ufite, tuzagusubiza because we are here for you. Thank you so much. Bye.